asante noneho uzi icyo ngukeneyeho ni kugira ngo muri ya mibare yawe umpurize cyangwa untandukanyirize ubwigenge no kwibohora. Ubwigenge birumvikana ko bivamo bishingiye ku ijambo kwigenga nyine. Ubwo biba bisaba yuko haba hari umuntu wakugengaga ukaba mutandukanye ushaka kwigenga. Kwibohora biba bisaba ko hari ikintu kiba cyakuboshye ukibohora. Ariko muri context y'u Rwanda navuga yuko ubwigenge nk'uko n'ibindi bihugu byose bya Afurika byagenze mu myaka ya 60 habayeho gutandukana n'umukoloni bagasa naho bagiye kwigenga, kwitegeka, kwiyobora. Ariko mu by'ukuri byari ibya nyirarubeshwa kubera ko ababategekaga bahinduye icyicaro gusa maze batangira gutegekera kuyakure. Ibyo rero byatumye n'ubundi abantu bakomeza kubohwa n'ubukene, ubujiji ndetse n'amabwiriza ya basebuja barimo guturuka mu bihugu cyane cyane by'uburengerazuba bw'isi. Ibyo bigatera ubukene kurusha. Ibyo ariko ntabwo nabo bari bubashe kubikora bakoresheje yakure, badafite ibyitso bya bene wacu b'Abanyafurika ubwabo bitwa abategetsi. So ubutegetsi bubi rero nibwo bwari buboshye abaturage b'Abanyafurika harimo n'Abanyarwanda. Niyo mpamvu hajemo igitekerezo cyo kwibohora mu bihugu byinshi harimo n'u Rwanda. Kwibohora rero twavuga yuko tubirebera mu ishusho nyinshi cyane. Birimo kwigobotora ingoma mbi, ubutegetsi bubi bwari buboshye abaturage. Ariko noneho tubijyane mu mibare wansabye y'amafaranga biguha ishusho yo kwibohora k'uyu munsi. Ndaguhera muri za 94 nko mu rwego rw'ubukungu. Ubukungu bw'u Rwanda muri 94 bwari bwaraguye ku gipimo cya 50 munsi ya zero. Ndashaka kuvuga -50, 50 munsi ya zero. Ubwo byasabaga ko bwongera gusanwa bukagaruka ku murongo kugeza ku gipimo cyo turiho uyu munsi yuko ubukungu buzamuka ku mpuzandengo iri hejuru ya 7% buri mwaka. Dufashe nko mu myaka 10 ishize, mu mwaka ushizeho bwazamutse ku gipimo cy'9.4%. Ubwo ni mu bukungu. Ku ngengo y'imari twari tuboshywe nuko no gusaba inkunga. Wajya gukora ingengo y'imari ukajya gusaba impushya kuri ba papa hakurya kuko nibo batangaga inkunga. Ariko ubu tusa nabibohoye kuko ingengo y'imari iyo muri 94 hafi ya yose yari ishingiye ku nkunga. 95, 96. Ariko uyu munsi turimo turavuga ku ngengo y'imari iri hejuru ya 60% n'amafaranga aturuka mu gihugu imbere. Ariko noneho 85% yose ni amafaranga leta ifitemo ububasha ko harimo n'inguzanyo izishyura. N'ubwo inkunga zisigaye kuri 15%. 15% ibuze ubuzima bwakomeza kuko byaranabaye no muri 2012 abatera nkunga bahagarika inkunga zabo. Ariko aho ngaho ishusho yo kwigira niho yatangiye kugira imbaraga kubera ko amafaranga yarabuze abatera nkunga ariko ubuzima burakomeza kandi abantu bakomeza kwiyubaka. Bivuga rero ngo kwigira ni intangiriro nziza yo kwibohora. Urimo kwibohora by'ukuri. Ariko si nibyo gusa twarebaho. Turebe ibyiciro bitandukanye by'abantu uburyo byagiye byibohora nko mu buzima, mu burezi kugeza muri 94 hari hamaze guca abanyeshuri batarenga 1800 muri kaminuza y'u Rwanda mu myaka 30 guhera za 60 kugera 94 hari hamaze guca abanyeshuri bagera kuri 1800 gusa. Uyu munsi uyu mubare turimo kuvuga ku mwaka muri kaminuza zitandukanye ziri mu gihugu hano kuko harimo za kaminuza noneho zitandukanye. Abanyeshuri barangiza muri kaminuza baba barenga 10,000. Bashobora nuvuga ngo ni umubare munini cyane. Muri kaminuza imwe ubu ngubu harigamo 1000 birenga 10 na bingahe baba bari mu ishuri. Wateranye igiteranyo cyose ugasanga barimo kurangiza ni benshi. Kwibohora bya mbere bitangira kugufungura mu mutwe. Nuvuga ngo bamaze kwibohora mu mitekerereze no mu myumvire, abaturage bose bakumva urwo rugamba bashobora kururwana. Tujye nko mu cyiciro cy'abagore. Abagore ntabwo bari mu myanya itandukanye ifata ibyemezo. Kugeza uyu munsi mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda niyo nteko ya mbere ku isi ifite abagore benshi. Hejuru ya 60% y'abadepite mu nteko ishinga amategeko ni abagore. Bivuga ngo birimo biraguha ishusho yuko byibura abagore ko bagenda bafatanya n'abagabo n'abasaza babo mu kugena uko igihugu kigomba kuyoborwa. Nibyo bituma igihugu cy'u Rwanda gitera imbere mu buryo bwihuse. Ubwo naguha ingero nyinshi zijyanye no kwibohora, ariko dushingiye ku mibare nuko kwibohora uyu munsi bigeze ku gipimo kiva ku rugamba rw'amasasu kikagera ku gipimo cyo kwibohora mu bijyanye n'imitekerereze n'imyumvire kugira ngo buri muntu yumve uruhare rwe mu kubohora igihugu no kwibohora ingoyi y'ubukene. Kwibohora ndumva ari urugamba rero. Ni urugamba rwose kandi rwo rwa buri wese. Urakoze cyane. Ndagushimiye.